Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka tubahereza agasobanuye cyangwa inkuru y'agasobanuye kuri YouTube channel yacu. Wibuke gukanda subscribe. Maraso cyangwa amaraso y'umubyeyi w'indwari, umunsi w'amarira. Umusenyi w'umucanga wari wuzuye imirambo, impanuka n'urusaku rw'ibisasu. Niho Nyirashoza yari ahagaze mu butayu bw'inyuma y'intambara y'isi. Yari afite umwana muto mu mugongo. Uwo mwana yari yitwa Akira. Amaraso amutemba ku rutugu, ariko umutima we ukarwanya icyoba. Imbere ye hari abasore batatu b'ibihangange bafite inkota nini z'amacumu yanduye amaraso. Bari barishe imbaga y'abantu nyinshi, kandi noneho bari baje kumurangiza, baje kwica Nyirashoza. Inyuma yabo hari tanki y'intambara irimo kurasa, umwuka w'ibisasu urimo gutwika umucanga. Nyirashoza yarebye aho, arambura amaboko afite inkota ebyiri. Niba uyu mwana ari amahoro y'ejo, amaraso yanjye ntazaba imfabusa. Aravuga mu ijwi rituje ariko ijwi rye ririmo uburakari bw'Imana. Ubutwari bwa nyina rero. Uwo mugore yarahoze ari umusirikari. Umugore yahoze ari umusirikari wa leta ya Kanyambo. Igihugu cyari cyarasenywe n'intambara, ariko nyuma yo kubona ko abayobozi bari bica abaturage bwo kubw'inyungu zabo, yahisemo guhunga ashaka amahoro. Ntabwo yigeze atekereza ko amahoro azahenda cyangwa azagorana kugera aho umwana we azaba mu mugongo we hagati y'amasasu. Yari azi neza ko abo bagabo batatu bari abasirikare bo mu muryango wa Kanyambo, bazanywe no kumuhiga ndetse bakamwica. Ariko umutima we yari afite icyifuzo kimwe: kugeza umwana w'ahantu hizewe. Niyo ntego yari afite. Naho we ibyo gupfa ntacyo byari bimutwaye. Imbunda n'amarira rero. Umwe mu basore baramutse, yari ari aho ngaho, arangije aramwenyura ati, dore wa mugore wacitse leta, dore turamufashe, kandi umwana we tuzamugira igikoresho cyacu. Umwana we nawe tugomba kumwica kugira ngo atazihorera. Ariko mbere y'uko agira icyo akora, Nyirashoza yamuhereye inkota ku rutugu, ahita yimutambika ku rutugu. Amaraso aratembera, amaraso aradudubiza. Uwo musore agwa hasi ako kanya. Abandi babiri barasakuza, ariko mu maso ye hagaragaramo ikintu kidasanzwe cyane: uburibwe buvanzemo urukundo n'ubutwari. Uyu mwana ntazabaho mu isi y'amaraso. Nubwo napfa azabona amahoro. Urugamba rw'amaraso rero. Nyirashoza yakomeje kurwana, amaraso atemba ku maboko ye, umutima ukarwana no gucika intege. Umucanga urigaragura, ibisasu bigwa hafi ya Nyirashoza ndetse n'abo bagabo, ariko ntiyagaruka inyuma. Yari atakiri umuntu, yari ikimenyetso cy'imbere y'isi. Nyina utinya Imana kurusha intambara. Abasirikari batatu, ariko buri wese amwegera agashya umutima. Uwa kabiri amutema ku rutugu. Nyirashoza aramwifatira, amukurura hasi amukwega, amwica n'inkota ye bwite. Umwana ku mugongo we ararira cyane, amarira yivanga n'amaraso ya nyina.
gatatu yari afite inkota ndende, aramwegera avuza induru. Tanki y'intambara inyuma utera urusaku rwinshi, umwuka w'amasasu ubumba ijuru ryose. Ariko mbere y'uko amusatura, Nyirashoza amutera icyuma mu gatuza. Amaraso ameneka nk'imvura y'igitondo. Nyuma y'akanya gato yicara hasi, amaso ye yarangiriye areba hejuru. Umwana we Akira akomeza kumutegereza, ariko mama we ntabashe kugira icyo amubwira. Aravuga mu ijwi risanzwe ati, mu ijwi risanzwe abwira umwana we ati, mwana wanjye Akira, mwana wanjye Akira, uzaba umunyamahoro, aho isi itazongera gusenya, aho isi itazongera kurangwamo umuduvararo cyangwa umudugararo ndetse n'impuha z'intambara. Asohoka umwuka, amaraso ye akayunguruka mu mucanga. Nyuma y'iminsi mike, abasirikari baje gusanga umurambo wa Nyirashoza ucuritse n'umwana we Akira utarigeze apfa. Umwana yari akimye, arimo kwitangira kurira umubiri wa nyina. Umusirikare umwe aramwumva, aramuterura, aravuga ati, uyu mwana agomba kubaho. Uyu ni amaraso y'umugore w'indwari. Yamujyanye mu nkambi y'impunzi, aho yahindutse ikimenyetso cy'ubutwari bwa nyina. Akira yakuriye mu buzima bubi, ariko yibuka inkuru ya nyina. Yize kurwana, yiga imyitozo amanywa na nijoro, ariko ahitamo kuba umuganga mu ntambara, aho akiza abarwayi aho kubica. Buri gihe yavugaga amagambo amwe gusa, nabonye amaraso menshi, ariko amaraso ya nyina yarantangiye ubuzima. Mama yaranyitangiye, sinshobora gukoresha icyuma nabi. None iyi nkuru igaragaza igitinyiro cy'intambara, ariko kandi ni ishusho y'urukundo rudapfa. Urukundo rwa nyina ntirurindwa n'imbunda, ntirutangirwa n'imbunda, ntirutangirwa n'inkota. Ruba mu maraso, mu mutima no mu mateka. Urukundo rwa nyina ntirugira ubwoba. Nyirashoza yarapfuye, ariko yakijije isi y'ejo biciye mu maraso ye, bicuye mu rukundo yakundaga umwana we. None Albert Camus yaravuze ngo, ubuzima si ibyo guhumeka gusa, ahubwo ni ibyo twitangira. Bisobanura ko urukundo rw'ukuri rutagurwa, ruvuka mu maraso y'abitangiye abandi. None iyi nguru twayitaga amaraso y'umubyeyi w'indwari. Ese wamaze gukanda subscribe? Ntabwo wari wayikora. Niba waryohewe n'iyi nkuru, duhaye subscribe byaba ari byiza cyane. Abakunda cyane, kibagezaho icyegeranyo ni Fabien. Ciao.